Mwiriwe cyangwa mwaramutse bitewe naho uherereye, abandi tudaherukanye muraho. Ngiye ubasuhuza ni Nyirabagenzi Alice, Mama Lionel, umubyeyi w'umunyarwandakazi. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, hanyuma mugubwe neza muri aya masaha. Uhageze ubwa mbere uratangira wishimye kuko hano turishima, tukaruhuka no mu mutwe twumva n'ijambo ry'Imana. Tukanda subscribe cyangwa sabone wihuse kugira ngo ujye ubona umwanya wo kwakira ibyiza bibera hano kuri no channel y'umubyeyi. Hanyuma uhamenyereye ugubwe neza, Imana iguhe umugisha. Birashoboka ko ugeze hano urwaye, Uwiteka gukize, cyangwa ufite ibibazo bitandukanye, Uwiteka n'igisubizo cy'ibibazo byose. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Hanyuma mugubwe neza abantu muri kunkurikirana muri iki gihugu cy'u Rwanda. Amahoro y'Imana bane nawe aho nkurikirana uherereye hose mu mpande enye z'iki gihugu. Ubu rero uri hirya y'igihugu cy'u Rwanda, mu mpande enye z'isi. Amahoro y'Imana bane nawe kandi ubwiza bw'Imana bube kuri wowe. Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane. Rero nimba urwaye, Uwiteka guhe ubuzima. Nimba kandi ufite ubushomeri, ntabwo ari karande, nta nubwo babugusudiriyeho, Uwiteka aguha akazi, kaba ko kwikorera cyangwa kwezi ugakorera abandi. Ibyo byose Uwiteka Nyiringabo arabifite. Waba unkurikiye uri mu nzira ugenda n'amaguru ugereyo amahoro, ugenda n'imodoka ugereyo amahoro, ugenda na moto ugereyo amahoro, biterwa n'aho ujya. Hanyuma rero nari ngiye kuvuga ngo ure no mu ndege, nibuka ko mu ndege ibyo ngibyo bitahaba. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Rero amahoro y'Imana abe muri wowe, abe ku bawe kandi no ku byawe. Imbaraga z'Imana zikurinde cyane. Murakoze cyane. Rero nagira ngo twinjire mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana, ariko tubanje no kuyisenga no kuyishimira. Rero reka duce bugufi dusenge Imana. Mana, turagushimiye cyane. Ni wowe wera Mesiya, ni wowe wera, ni wowe ukwiriye gushimirwa. Amahanga yose agushime, indimi zose zivuge ko uri umwami. Ngushimiye uburyo urinda ubwoko bwawe, ngushimiye uburyo udukunda. Iyo ufite ukuntu ukunda umuntu, ukunda urwagusabye umutima. Ngushimiye uburyo urindira umuntu mu ndwara igaragara nk'iyamwica ariko akayimaramo imyaka myinshi. Gushimira ukuntu urindira umuntu mu bushomeri akegera ameza mu gitondo, saa sita na nimugoroba kandi adakora. Ibyo ni imirimo y'intoki zawe, icyo ndakigukundira Mana. Urakoze cyane. Umuntu wese ugiye gukurikirana ijambo ryawe rimubere umuti kandi rimubere inkomezi. Ubwiza bwawe bubane nawe kandi igitinyiro cy'Umana gikomeze kugendana nawe. Urakoze kubikoze neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka, igice cya 6 umurongo wa 8, cyangwa se ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, igice cya 6. Turahera ku murongo wa 8, ariko reka duhere no kwa 6 ntacyo bitwaye kugira ngo tubyumve neza. Haravuze ngo ku munsi w'isabato agenda anyura mu mirima y'amasaka. Akaduhere ku murongo wa 6. Ibya Luka igice cya 6 umurongo wa 6 haravuze ngo nuko ku yindi sabato yinjira mu sinagogi arigisha, asangamo umuntu unyunyutse ukuboko kw'iburyo. Abanditsi n'abafarisayo bagenza Yesu ngo barebe ko amukiza ku isabato, babone uko bamurega. Ariko amenya ibyo batekereza, abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko ati, haguruka uhagarare hagati mu bantu. Arahaguruka arahagarara. Nuko Yesu arababwira ati,
ndababaza yuko amategeko yemera gukora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi gukiza umuntu cyangwa kumwica. Abararanganyamo amaso bose abwira wa wundi ati rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira. Maze bazabiranywa n'uburakari bajya inama yuko bazagenza Yesu. Ngaya amagambo y'Imana aryoshye cyane tugiye kuganira muri iyi minota myiza, kandi ni amagambo meza cyane. Imana ibahe umugisha. Hanyuma aha ni umwami Yesu tugiye kuvuga. Aragahora ku ngoma iteka n'ibihe. Gahunda ye ni ugukiza atitaye, aka kantu atitaye ku bavuga, atitaye ku myaka umaranye ikibazo, atitaye imbere y'aho agiye kugikorera, atitaye. Ndashaka ko iri jambo rikururuka ryegereza mu buzima bwawe. Ijambo ririmo ubuhanuzi bukomeye. Murabizi ko Imana yampamagaye ndi umuhanuzikazi, ariko noneho Bibiliya ikaba ni ijambo ry'ubuhanuzi butajya buvangirwa namba. Aha hantu hari umugabo, reka twishyiremo ko ari umugabo, kuko biravuga ngo ni umuntu wari unyunyutse ukuboko, ariko ngo kw'iburyo, aka kantu k'ukuboko kw'iburyo nako kanyishe. Yari unyunyutse ukuboko kw'iburyo. Kuki Satani atafashe ukw'ibumoso agafata ukuboko kw'iburyo? Noneho Yesu ahageze, aba bafarisayo n'abasadukayo, kuko hari itimi imugendaho nka zimwe tugira zitugendaho. Buriya Yesu nawe yakoreye kuri tere zigoye cyane nk'izo turi gukoreraho ubu ngubu natwe. Ukora bakiritika, uvuga bakiritika. Buriya Yesu nawe bamukubitiraga muri komanteri. Noneho ngo bamubonye aje, kubera ko bari bazi ko hari umuntu unyonyotse ukuboko iminsi, ubwabo batangira kumenya ko mu bitangaza aje gukora n'icyo kirimo. Kandi ndagutangariza ko ibintu Uwiteka agiye kugukorera nibo bagiye kubimenya mbere abafarisayo n'abasaduka. Abagushukamirije, abumva utakira, abumva bitakubera, nibo bagiye kumenya mbere ko Yesu umwami agiye kugukiza. Imana ishimwe cyane. Ngo batangira ngo kwitonganya mu mitima no kujujungana ngo barebe ko atinyuka gukora ibintu nk'ibyo ngibyo ku isabato. Imana ishimwe cyane. Mva ijambo riryoshye. Ngo Yesu arangije ngo afata wa muntu unyunyutse ukuboko kw'iburyo. Ukuboko kw'iburyo turaza kukugarukaho. Katubanza tujye muri story y'ino nkuru. Iyi nkuru iraryoshye rero ku bantu bazi kubara inkuru nkanjye. Buriya mu bantu ba mbere batanu, muri batanu bantu bazi kubara inkuru mbamo. Ariko mbara inkuru zo muri Bibiliya. Z'abantu bino zo sinjya nzibara, zarananiye. Z'abantu batarandikwa muri Bibiliya zo zarananiye. Ariko izo muri Bibiliya nzibara nk'uwari uhari mvuga ikarumero ugira ngo nari mpari. Navuga ku nyanja itukura uburyo Abisiraheli bambutse ukabugira ngo nari mpari. Nzibara nk'uwari uhari zo muri Bibiliya, kuko mu buryo bw'umwuka Uwiteka tugezayo. Aha rero ngo arangije abonye itime ihari irimo abafarisayo n'abasadukayo, ngo akora ikintu kiza cyane nk'icyo agiye kugukorera muri iyi minsi. Ngo arabanza abwira umuntu ati haguruka uhagarare hagati mu bantu. Sifa kwako Baba. Haguruka ubanza uhagarare hagati mu bantu. Bibiliya ivuga abantu rero irabasesengura. Bibiliya ivuga abantu wumva ubanza. Hari aho Dawidi yavuze ngo ubwo abantu baduhagurukiraga ngo baba baratumize bunguri. Hari umunyonzi wanditse ku igare rye ati icyo utazi ni umuntu. Ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri. Iyo Uwiteka agiye kudutabara atunyuza mu bantu.
hakaba n'igihe ibisubizo byacu binyuza mu bantu kuko azi ko ari bo baba baratubambye baraturwanije baranditse amateka yacu bazi naho tuvuka bazi n'ibisekuru bazi ko nta cyiza cyava iwacu bazi ko badushoboye bazi ya mihango badukoreyeho bazi ya magambo 3 cyangwa 4 bavuze arabazi niyo mpamvu yagiye kudutabara banza kuduhagarika mu bantu n'umunsi ajya gukura Yosefu muri gereza yatumye abantu ngo baragenda bamuhubura muri gereza barabanza bamwambika umwitero baramukenyeza bakora protokole yose Yesu arabizi ko abantu bagira protokole mbi bakagira n'inziza niyo mpamvu agiye kugutabara ni ngombwa ko abantu babimenye hari n'umugabo umwe wavuze ngo kugira ngo barebe bitegereze bamenyere hamwe kukuboko kubiteka ariko kubiremye bande abantu cyutazi n'umuntu abantu Yesu nawe arabazi yabakoreyemo yazura umukobwa kwa Yayiro bakazana maneno kandi ubwo akamuzura barangije gukora ikiriyo nibo bakora ikiriyo mbere abantu nibo bakora ikiriyo mbere nibo badupostinga mbere abantu nibo batangira kuvuga ngo ruhukira mu mahoro nuwakuroze yandikamo ngo ruhukira mu mahoro nubizi ko ari uguhuhuye aragupostinga kuri status ati ruhukira mu mahoro agashyira nk'amafoto veni yiciperereza ati twaragukundaga sinzibagirwa zari puri nyinshi cyane abantu umuntu araguherekeza kubyara azi ko inda ari we wayizinze akajya yijijisha ahamagara abanyamasengesho ngo basenge kandi abizi ko ari we wabigizemo uruhare abantu ntatinya kukubaza amanota yasohotse y'abana ngo wabaye wa kangahe kubera ko azi amagambo 3 yavuze ku mwana abantu Yesu arangije ngo aramuhagurutsa aravuga ati haguruka uhagarare hagati mu bantu dore ko Yesu agiye kukugenza muri iyi minsi agiye kugutabara muri uyu mwaka erega jyewe ndi kumva ikirere cy'abantu si bose ariko bamwe bahagumanye nanjye muri nimwe mwagumanye nanjye hari abantu mwabagumanye n'Uwiteka aba bantu mwitegure sasa uyu munsi ngeze ku muntu unyunyutse akaboko ariko kiburyo kucyara kiburyo ndaje tuvuga imbaraga zo mu kuboko kw'iburyo uburyo ukuboko kwe kw'iburyo kwatatswe ariko Uwiteka agiye kugukiriza mu bantu hagaze hagati mu bantu data we ndafashijwe ngo aramubwira ngo haguruka uhagarare hagati mu bantu kuko ndagukiriza hagati mu bantu hagati y'abatakwemera hagati y'abavuga ngo ntushoboye hagati y'abakwirukanisha mu kazi hagati y'abavuga kutazabyara hagati y'abavuga ko utiza udakira hagati y'abavuga ngo iwanyu niko mwabaye hagati y'abavuga ngo urarwubatse ntuzarushobora hagati y'abavuga ngo by'abakobwa beza ntuzabashingira hagati y'abavuga ngo urabashingiye ntibazabyara hagati y'abantu bafite ikintu cyitwa umunwa ngo arangije ngo aramubwira ngo nuko Yesu arababwira ati ndababaza abanza kugirana ikiganiro n'abantu nkuko agiranye ikiganiro n'umusozi aravuga ati wa musozi uyu musozi sinde buvugane na Zerubabeli ndavugana n'umusozi wa musozi wiyita iki imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli abanza kuvugana n'abantu ariko yahagaritse uwagiye gukiza no gutabara hagati yabo ariko mbabarira ujye mu mwuka wumva uburyo ugiye gutabarirwa hagati yabo yabari bazi ko utazamurwa yabari bazi ko iyo titiri utayibona hagati arababaza ati ndababaza yuko amategeko yemera gukora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi gukiza umuntu cyangwa kumwica arangije ngo bararanganyamo amaso abacishamo ijisho ariko Yesu we ubancishirijeho ijisho ubandaranganirizamo amaso bavuze ko utazava mu bukode bararanganyamo amaso abavuze ko utazashaka Yesu we bararanganyamo amaso abavuze ko uyu muntu atazahirwa banza ubacishemo ijisho ariko Yesu nawe azi kubacishamo ijisho banzu bararanganyemo amaso abagiye gusopanya dosiye ze banza ubararanganyemo amaso abagiye kumwicira dosiye ngo bararanganyamo amaso bose abwira wa wundi ati rambura ukuboko kwawe
ngo arambura ukuboko kurakira. Imana ishimwe. Arambura ukuboko kurakira. Ndakwinginze wo kurikira ijambo. Uku kuboko ngiye kukuvugaho, kuko ugiye kukurambura gukira. Ngiye kuvuga kuri uku kuboko kw'iburyo. Abantu benshi bakoresha ukuboko kw'iburyo bandika. Ukuboko kw'iburyo iyo umuntu atwaye imodoka niko gukata kontaki, ko kwatsa imodoka. Ukuboko kw'iburyo niko kurahira iyo umuntu agiye gusezerana. Nkurikire. Ukuboko kw'iburyo niko umuntu abasha kurisha kumva ari free. Ukuboko kw'iburyo. Ukuboko kw'iburyo niko guterura cyane kugatinza ibintu mu kuboko. Ukuboko kw'iburyo. Ndashaka kuvugana n'ikintu cyagufatiye ukuboko kwawe kw'iburyo. Haleluya. Iki kintu cyafashe ukuboko kwawe kw'iburyo. Urumva ukuboko kurwaye cyambere kuba gufite inenge. Cya kabiri ntigufata. Ntikwaterura ibiremereye. Ugiye no gusa ari naho wajya gusaba akazi unyunyutse uko kuboko kw'iburyo ntibakaguhe. Bakabese yakanda kuri computer te hano ko dusunika ibintu ko duterura ikindi abana batuma akazi mu bana bajya bikanga uku kuboko kunyonyutse kw'iburyo gutuma nta hantu ugirirwa icyizere, nta hantu ubona akazi. Yewe na hariya bakunda gukoresha muri laboratoire abafite ubumuga akenshi bakoresha abafite ubumuga bw'amaguru. Ariko ufite ukuboko kunyunyutse kurwaye ntabwo wapfa kubona akazi rwose, tujye twemera. Ariko nagutumweho wowe ukuboko kwawe kw'iburyo kwahuye n'ibitero. Uku kuboko kwanyunyutse kabutagera ku nzozi zawe. Uku kuboko kwanyunyutse kabutatwara imodoka. Uku kuboko kwanyunyutse kabutatunga. Uku kuboko kwanyunyutse kukaba kuguhejeje hagati y'ababyifuzaga. Uku kuboko kwanyunyutse ndashaka kuvuga uku kuboko kudaheruka kwakira. Ayayayaya. Uku kuboko kudaheruka gufatisha. Uku kuboko ndashaka kuvugana n'ikintu cyakwangirije ukuboko kugeza izi saha ukabugejeje ku myaka 10 ufite anniversaire y'ubushomeri warize. Ni ukuboko kunyunyutse. Bitewe n'ukuboko kunyunyutse. Igihe gishize urambagizwa saa 6 saa 7 gacaho atanagusezeye ejo bundi ukabona yerekanywe n'undi. Ni imbaraga z'ukuboko kwabuze kunyunyutse. Mpamvu abakobwa bakubenga buri munsi kandi uri umusore utagize icyo utwaye bitewe n'ukuboko kunyunyutse. Nta kofi, nta faranga, ukuboko kuranyunyutse. Nta nzu, ukuboko kuranyunyutse. Nta modoka, nta kashi, nta bitewe n'ukuboko kunyunyutse. Ariko umva itangazo Yesu agutangarije amasaha ufite ukuboko kwanyunyutse ukabuheze mu bukodo. Ukuboko kunyunyutse ukabutagira konte, ukuboko kunyunyutse ukaba utagira hepfo ntugere haruguru. Ukuboko kunyunyutse. Umva uko Yesu avuze. Aravuze ngo rambura ukuboko kwawe kurakira. Muri uyu mwanya rambura ukuboko kwawe kurakira. Rambura ukuboko kwawe wakire. Rambura ukuboko kwawe ukora ubukwe. Rambura ukuboko kwawe udepose. Rambura ukuboko kwawe urya umushahara. Rambura ukuboko kwawe utabarwe. Rambura ukuboko kwawe kandi birabera hagati yabavuze ngo nta kiza gituruke wanyu. Hari abantu bazi ko hari n'imiryango mangu ira miryango ngo nta kiza kihaba, ngo no kuva ku mukuru ngo n'uwa kabiri ngo niko byamugendekeye, ngo n'uwa gatatu apfuye urugo, ngo uriya muryango ngo ahuye n'akaga, ngo n'uwa kane ko byagenze ngo apfuye urugo, ngo nta ariko uzaperereza nta bapfira gushira. Uko abanyarwanda bavuga ngo nta muryango utagira ikigoryi, ufate mutwe ko nta nabapfira gushira. Hari umwe wabarokora nkuko Yosefu yarokoye umuryango wose ugakira. Ari Yosefu wenyine akabarokora umwe gusa yatuma umuryango ugira ishema. Praise. Utazabonerana abantu ngo babaye 3 4 5. Umwe gusa yarokora umuryango ugakira ugatabaruka, amazimwe agashira muri quartier.
umwe gusa yatuma igihugu kigira umudendezo, inzozi zigasobanurwa, niko ba Daniyeli babigenze. Umwe wenyine yatuma igihugu kigira ihumure, niko byagenze. Goliyati amaze gupfa yishwe n'umuntu umwe, mubyibuka ko yishwe n'umuntu umwe. Umwe gusa yatuma igihugu kiza, umwe gusa yatuma ituze risa. Ariko ngo arangije amuhagarika hagati. Ndashaka ko Uwiteka agushyira hagati y'abavuze ngo ntibyakunda, ngo ntibyakwemera, ngo urabona, ngo vraiment, ngo donc ibifaransa babikuvugiyeho, ibyongereza babikuvugiraho za sosi, nakubeshya, reka sinakubwira inkoko baraziriye bakuvuga, reka sinakubwira amakofi baranywa bakuriho, ariko umva ijambo angwa muhagarika hagati yabavuze ko bitakunda, hagati yabo mwiganye bavuga ngo wize uri umuswa. Ibyo ntaho bihuriye n'ibyo Uwiteka agiye gukora. Amanota n'ubutabazi ntaho bihuriye. Ni ibintu amahirwe aruta amashuri. Mumbabarire mbisobanure gutyo. Amahirwe aruta imivukire, amahirwe aruta titire, amahirwe. Rambura ukuboko kwawe, ukuboko kwari kunyonyotse. N'ubutwara Imana yampaye ukuboko kwari kunyonyotse, ngohesheje gukira. Ukuboko kutakiraga ngohesheje kwakira. Ukuboko kutabona agasheri ngohesheje kubona sheri. Ukuboko kutabitsaga ngohesheje kubitsa. Ukuboko kutatwara imodoka ngohesheje gutwara imodoka. Ukuboko kwatuma gutinjira mu ishuri ngohesheje kwinjira. Ukuboko kwatuma gudafyonda kuri computer ngohesheje gufyondayo. Mu izina rya Yesu ndagira ngo wahuri dusenge kandi wizere kuba ari ubuhanuzi buvuye ku Uwiteka buje kuvugana n'ukuboko kwawe kwari kwaranyonyotse. Wizere ko uba ari ubuhanuzi buje kuvugana n'ukuboko kwawe kutafataga. Wizere haleluya, wizere ko uba ari ubuhanuzi buje guhangana n'ukuboko kwari kwarakubujije hepfo no haruguru. Haleluya, wizere. Ndumva ashaka gufata iminota myinshi yo kugusengera tugahangana n'imbaraga zari zarafashe ukuboko kwawe kw'iburyo. Ikintu kigufata iburyo, ikintu kigufata iburyo, ukuboko deje, ukuboko, ikintu cyose cyari cyarakunyunyuye ukuboko giteshejwe agaciro hagati y'abantu. Ikintu cyose cyari cyarafashe ukuboko ingendo zawe zigahagarara giteshejwe agaciro hagati y'abantu. Kandi ikintu nkundira Imana igiye kugusubiza izana itimu ibikora abantu bahari. Goliyati yapfuye abantu bahari. Reka nkubwire, Sara yabyaye abantu bahari, Hana abyara abantu bahari, Sisera yapfuye abantu bahari. Iyi Imana igiye kugutabara ibikora bahari. Agakobwa ko kwa Yayiro kazutse bahari, n'abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi bahari. Iyi Imana ibikora bahari. Sifa kwako. Iyi Imana ibikora bahari. Abavuze ngo yigaga ari umuswa baba bahari. Uzi ukuntu ari nabo bicara ku ntebe ya mbere yo wagize ubukwe. Nibo banywa iza mbere. No mu mafoto bagaragaramo cyane. Baba bikweduye mu mafoto amaposteri yose yagurutya. Bahari. Babizi ko banabwicaga. Ibikora bari. Babe baritse kurira indege banzi ukuboko kurambuke. Babe baritse kugenda ukuboko kwe kurambuke bahari. Haleluya. Utabarwe bahari. Kuboko gukire bahari. Mana ishimwe cyane. Nagira ngo wigira hafi dusenge. Hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya, bukongera bugacya, nejo bugacya. Bahari. Imana irashaka ko ukuboko kurambuka. Ukuboko kwawe ni kurambuke gufate kugere ku nzozi zawe. Ukuboko kwawe ni kurambuke kugere ku cyo yavuze. Nzogera ku cyo yavuze, nzogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu ngo ibeshye. Yivuze biraba, yategeka bigakomera. Ni ifite ijambo rya nyuma kuri wowe, ariko ijambo ifite kuri wowe ni uko ukuboko kurambutse
kuboko kwawe kwari kwaranze kugira icyo gufata ariko kuranyunyutse umwami Yesu agukozeho akira gukorwaho dore ukuboko kwakozweho bakesheje ijoro baroba babuze namba ariko Yesu ahageze kuboko kumaze gukira ngo bararoba baburaho bakwiza amafi ngo batabaza bene wabo bakajya babahamagara kababwira bati ni mudutabare mudufashe gukurura amafi yabaye menshi ukuboko kutarakira uraroba bikanga kandi ifi ziri mu nyanja ariko surazirobesha icyo ukuboko kwaranyunyutse ukuboko kwaranyunyutse abandi bari gukora ubukureba kandi uri muzima kuboko guhari ariko kwaranyunyutse ninde se waguha invitation ngo gutumire mu bukwe kuboko kwaranyunyutse haragutumira se ngo umutwerere iki nta kintu ufite reka ukuboko kubanze kw'iburyo kubanze ugukirire mu bantu ngo aramubwira ngo rambura ukuboko kwawe amukirizaho abantu bareba kandi ndashimira Yesu yagiye kugutabara ntabwo ashyira mu ibanga ntakora fraude kuko nta kintu yikanga ntakora fraude yagiye kugutabara agutabaye reka dusenga Imana kandi Imana ikora ibikomeye bitarondote Imana ishobora byose turagushimiye ko ugiye gutabara umuntu wawe ntubishyira mu ibanga kuko ntabwo aba yarasuzuguriwe mu ibanga baba baramufasheho ijambo baba baramufasheho umwanya ntako batagira ariko ijambo riravuze uramutabaye hagati aho barupinzi bari hagati aho bavuze ngo nta kiza cyamuturukaho hagati aho bavuze ngo niko babaye hagati aho bavuze ngo ntigaga byumva hagati haleluya hagati y'abari bazi ko ari bo baberanye niyo mishahara uku kuboko k'uyu muntu utabashaga kwakira n'uwakiriye akakira intica ntikize kubera ko kudaterura ibiremereye yafataga agashahara gato kukuboko kwafataga agashahara gato kubera kunyunyuka kurakize kuko itegeko rivuye ku mwami Yesu rivuga ngo rambura ukuboko haleluya tukurambuye twegeraho akazi kari tukurambuye twegeraho imigishiri tukurambuye twegeraho uri tukurambuye twegeraho ubutabazi buri urakoze Mana ndagushimiye kubikoze neza mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amina ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'umwuka wera bibane natwe twese ibihe bidashira amen